Nkuko twabyemeje uyu munsi nje kukubwira ibintu 10 ugiye gukora kuri iyo YouTube channel, hanyuma ukaba wabasha gukora video ikagira views nyinshi, abasubscribers, ndetse bikakuzanira inyungu iturutse muri ibyo bihangano byawe urimo urakora kuri YouTube, TikTok, Facebook ndetse no kuri zindi social media urimo urakoresha uyu munsi. Ikintu cyane ngiye kukubwira, ni warashyizeho video ya mbere kuri iyo YouTube, hagarika gusharinga amalike ku ma WhatsApp ndetse n'ahandi, avuga ati nyabona mu mwande subscribe mu like. Oya, niba koko uri umukoteti wa nyawe, ibyo bintu bihagarike yo gufata video wayaploadinze urimo urohereza amalike kugira ngo abantu bagukunde. Ibyo bintu ubihagarike. Hanyuma ikindi kintu ugomba kwitaho kuri video zawe, ugomba gukora intro cyangwa inangiro ya video y'amasegonda 10, hanyuma ayo masegonda 10 ukamaze kutera amatsiko ku muntu ugiye kureba iyo video yawe kugira ngo ayirebe agukunde, ndetse bize kumuha impression yo kuba yavuga ati reka ko ndebe ikintu video ifite. Ese muri make ayo masegonda 10 ni ugutera amatsiko ku murebyi, ku muntu ugiye kureba iyo video yawe. Ikindi kandi, niba ufite YouTube, reba neza niba izina rya YouTube channel yawe ufite rihuye n'ibintu urimo urayikoraho iyo YouTube channel yawe. Reba niba izina rya YouTube channel yawe ufite rihuye n'ibyo urimo urayikoraho. Uyu munsi ushaka ufite ngo ibyegeranyo, wenda channel yitwa ibyegeranyo, wenda ibyegeranyo, hanyuma ugasanga izina rya channel niba gitwa ibyegeranyo urimo unakoraho comment, umva yuko rwose YouTube ikintu bita channel history ntabwo izigera ikigwa, kandi video zawe ntabwo zizarenga umutaro, na views uzabona ndetse na subscribers ubona, kubera yuko ufashe channel yawe isibyegeranyo nyamara urimo urakoraho comment. Reba neza niba video uri gukoraho zihuye n'ibintu channel yawe ikeneye. Niba wenda ufite channel yitwa comedy, kora comedy. Niba ufite channel y'amakuru, kora amakuru. Niba ufite channel yo kwigisha, igisha. Yes. Hanyuma rero ikindi, hagarika kuzana ibintu by'ibikabyo muri video. Abantu benshi ushobora gukora video imwe ikagira views, izindi zikagira views 10, 20, 100, hanyuma ukibaza se byagenze bite, abantu kuki ya video nakoze bayikunze nyamara iyi ngiyi ntibayikunde. Impamvu ni ibikabyo. Abantu benshi abakora creator kugira ngo bakururenga abantu babakunde, usanga bashaka kuzana ibintu by'ibikabyo. Uyu munsi ukavuga ati wenda ukoze title ya video uyise ngo ngaramwishe, ngo reba ngo uburyo ngo yamugize. Hanyuma muri iyo channel hakaba harimo ibintu bihabanye n'ibyo bintu. Niba uri umuntu ushaka kuba content creation, hagarika gukora ibintu by'ibikabyo. Niba ari ibintu biri muri iyo video bivuge, ariko reka kuzana umutwe w'inkuru w'ibikabyo. Oya, wishaka kuzana ibikabyo niba uri YouTube. Ikindi kandi, wige kwa uploading. Kwa uploading buriya nago kwa uploading nago uploading kuri YouTube nkuko ufata kuri application ya YouTube kare wa uploadingiraho video. Oya, nagaruka nkuko bikorwa. Ahubwo nyireka nkwigisha uburyo ki wa uploading uciye muri YouTube Studio, uciye muri browser, ubwo ni Chrome, Safari ndetse na Firefox. Izo nizo browser eshatu ushaka gukoresha wa uploading video. Ukanze studio.youtube.com/channel, hanyuma warangiza ukayijyaho kuri iyo website ukaba wa uploadingiraho. Aho ngaho ni gukora video ikaba yagira views nyinshi. Ariko uyu munsi ntabwo ibyo nje kukubwira, ahubwo niba ubikeneye turaza gura muri comment umbwira ati twereka uburyo ki ibyo bintu bikorwa. Ikindi kandi, wiga gukora thumbnail. Thumbnail ni cover ya video cyangwa ya cover cyangwa cya gifuniko gifunitse video yawe. Urabona nk'iyo ujye kuri YouTube ubona ishusho igutera amatsiko yo kuba wareba iyo video. Rero ugomba kwiga gufata video ukaba wayikorera cover nziza izabasha gukurura amaso y'abantu bashaka kureba video. Urugero, niba ugiye kwigisha, yageze ukore cover y'iyo video nziza. Ahubwo ikibazo ngo wayikora gute, nawe uraza kunyandikira muri comment. Hanyuma ikindi ni ugukora content imwe. Nushaka kuvanga content, uvanga ngo uyu munsi kuri channel yawe imwe ushyizeho comedy, ejo ushyizeho amakuru, ejo ushyizeho film. Oya, YouTube nagaruko nguko ikora. Ahubwo YouTube ukuntu ukora video za content imwe, hanyuma yamara gusobanurwa ibintu ukora ikabasha uburyo ki yakoreza video ku zindi telefone cyangwa ku yandi ma website kugira ngo abantu bashobore gukureba. Niba wenda ukoze video ari comedy, kuko YouTube iz'abantu neza bakunda kureba video muri ayo masaha, izagenda ibohereza video yawe bayirebe. Niba uri umuntu wigisha,
nyine b'umuntu wigisha uba umwarimu, kuko YouTube izi abantu bakunda kwigishwa nibo izohereza iyo video yawe. Ariko umunsi niba ukoze video yo kwigisha ejo ugakora video ya comedy, icyo gihe YouTube uzaba urimo yidisturbinga nimenye ibintu ukora, ahubwo video yawe bahite baziha icyo bita shadow ban. Shadow ban ni uburyo ki YouTube iguhereza igihano cyo kuba wabasha kwiyigaho umenye ikintu urimo urakora. Ikindi iga gukora ijwi riyunguruye kugira ngo umuntu urimo kumva yumve ibintu uvuga, niyumvemo imiyaga, niyumve urusaku, yumve ibintu bizima biri muri iyo YouTube yawe cyangwa biri kuri iyo video yawe. Hanyuma ibyo ngibyo byige, hanyuma ubihindure, uzanshimira nyuma. Ikindi kandi ugomba guhagarika, iga kwa uploadinga ibintu bitari ibyawe. Uyu munsi abantu bajya kuko babonye yuko ikiganiro cyakunzwe, kuko babonye yuko umuntu yakoze ibintu bigakundwa, afashe video y'uwo muntu hanyuma agiye kuyifata ayaploadinge kuri channel yiwe. Icyo gihe ntago uba uri content creator, ahubwo habura content creator se urimo wigana ibintu by'abandi. Oya, iga gukora ibintu byawe. Niba uri umukomediye, jya muri comedy. Niba uri ukora filimi, kora filimi. Hanyuma ntushake kwigana ibintu by'abandi ngo yewe ufate video y'uwo muntu ushaka kuyaploadinga kuri channel yawe. Icyo gihe menya yuko ibintu urimo urakora ntabwo byakundwa n'ahantu byakugeza. Iyindi nama rero ni uburyo bwo uploadinga video. Uyu munsi ushobora ukoze video ariko uraploadinze video, gerageza ukora icyo bita title y'iyo video. Numara kuyikora ukore description y'iyo video, yisobanura ati muri iyi video muraza gusangamo ibintu ibi ngibi, ubisobanure. Numara kwisobanura ushyiremo ikintu bita hashtag. Numara gushyiramo hashtag ushyiremo contact zawe z'ahantu abantu bakubona. Ikindi kandi ushyiremo ikintu cyo gusaba subscribe muri description. Yes, nago gukora YouTube nago uvuga ngo mbabara subscribe. Oya, ahubwo gukora content muri description urabyandika ati niba wakunze kino kiganiro kana subscribe. Handi nurangiza gukora description ujye ku cyo bita tags ni amagambo. Hari umwanya muri iyo browser nakubwiraga ushyiramo, hari ahantu handitse title description tag. Muri umwanya wa tag ugenda wandikamo amatag, ni amagambo akubiye muri iyo video, ku buryo umuntu yajya gusearchinga kuri YouTube ijambo wanditse muri iyo tag gaba rihuye n'iryo umuntu uri gusearchinga yashyizemo, hanyuma YouTube igahita iguhereza itanga video yawe. Yes, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ikindi kandi ugerageze uvuge ngo iyi video uvuga ururimi urimo urayikoramo. Niba ari Kinyarwanda ni Kinyarwanda, niba ari Icyongereza ni Icyongereza, niba ari Portuguese ni Portuguese. Ya, hanyuma rero ibyo igakwikosora uyu munsi. Niba uri content creator wanyawe, utari umuntu wo kwigana cyangwa waraje muri ibintu urimo urakina, menya yuko bino bintu birimo amafaranga. Wishaka kuvuga yuko akazi kabuze, ahubwo koresha iyo YouTube cyangwa iyo telefone yawe uhange akazi uyu munsi ukoresheje telefone yawe. Ahangaha rero gerageza utere amatsiko. Noneho niba urangije muri video abantu wakoze ya intro nziza, abantu bagukunze, wakoze description, hashtag, tags, wabikoze byose, hanyuma muri video niba ugiye kuyirangiza uhita uvuga ati ngo bye. Oya, ahubwo ikintu ugomba gukora, tera amatsiko kuri video uzakora y'ubutaha. Ushaka kumubwira ati mu yindi video tuzareba uburyo ki uzabasha gukora YouTube ikagira views 100,000. Urumva yuko ako ni nk'akantu katera amatsiko. Hanyuma rero niba wakunze kino kiganiro ngiye kubategura kuri iyi channel, kana subscribe ukanda like kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi biganiro. Mu bindi biganiro tuzareba uburyo ki wakora video nziza. Tumara kubibona turebe uburyo ki wakora uploadinga mu buryo bwiza. Abantu benshi ntabwo bazi kwa uploadinga. Tumara kubibona mbere kuburyo ki wakora content nziza kandi y'umwihariko hano kuri YouTube, ndetse ukabasha kwinjiza akayabo k'amadolari. Ngiye mwabanye muri iki kiganiro ni Callixte Mutabazi Arindoci. Reka tuzahure mu zindi video. Hanyuma ko tubana kuri Beyond What You Know TV kuri ya channel munziho, abenshi munziho. Reka dukomeze kubana ibiganiro nakagaruka ni buri munsi. Reka dore muri comment umbwire ngo dukore video y'ukuntu wakora ibi ngibi, hanyuma ibindi byo uzashimira nyuma. Bye bye, ndabakunda cyane. Reka duhure mu kindi kiganiro.